Hey guys, welcome to my channel. Ndabashuje mwese inshuti zanjye, inshuti za Agape Hub aho muri hose, aho munkurikira hose abanyarwanda, abarundi, igihugu cyose waba urimo ukunda ibintu mbagezaho, mwese ndabashuhuje. Aba diaspora mbavugeho nonaha cyangwa basuhuze aba diaspora muri mu bihugu byose bitandukanye, cyane cyane Canada, Amerika, nimwe mu bantu mukunda kunyereka ko mushyigikiye cyane. Ari n'aba Europe nubwo ntaragira abantu benshi ariko naho barankurikira. Ndashuhuje Rachel uba muri Canada, Ottawa, ndagushuhuje cyane. Kandi ndagushimiye ku mpano yawe nayibonye, yanyohereje impano kabisa mva itikoraho. Ndabeshya sinayikweretse cyangwa nyizane hano muri kamera. oya ntago ari ngombwa. Ariko ndagushimiye cyane ngo ni support y'ukuntu y'ibintu nkora, kunyereka ko nshyigikiye, kunyereka ko nkunda, yangezeho uyu munsi. Ndagushimiye rwose, ndishimye cyane. Rero uyu munsi ni mu gitondo hano, turi kunywa agakawa. Turi kunywa agakawa. Hari ibintu tumaze iminsi dutekereza, ariko se hari abantu batakuzi. Ibwira abantu batakuzi. Hello guys, nitwa Isabelle Kiberenka, ndi kubasuhuza kuri Agape Love. Agape Love. No, don't cut. Twakomeje. Agape Love ni Instagram page yanjye. Go follow me. Abantu bataramfollowinga, mfite new Instagram account. Iya mbere ishagize ibibazo Instagram, sinzi ikintu yabaye, yarampannye kandi nta kintu nakoze bayikuraho, ariko mfite new account. Go follow me, nitwa Agape Love. Ndabibereka hasi ukuntu byandikwa, rero warubyitiranyije. Ni Agape Hub 250. Yeah. Murakoze cyane. Nitwa Isabelle Kiberenka. Nabivuze ariko. Isabelle Kiberenka. Ejo twari turimo kuganira nawe, muri iyi minsi ndi kumufatirana cyane. Ejo twari turimo kuganira, ndi kumubwira, turi kuganira, ambwira nanjye mubwira imyumvire abantu bafite, cyane cyane muri bihugu byacu byo muri Afrika. Hari imyumvire njyewe personnellement ntemera, nawe atemera. Turi kubiganiraho, noneho ndamubwira se ko ibi bintu hari abantu dushobora kubibwira bikagira icyo bibamarira, cyangwa nabo bakumva ko hari imyumvire runaka idakwiye, cyangwa abantu batekereza bya kera muri iyi myaka tugezemo bitakiri ngombwa. Turavuga ibi bintu tuzabibaganirize, nawe niba hari imyumvire abantu bafite wowe itakigukorera kuri wowe, cyangwa utemera cyangwa utacyemera, ushaka kuyikomentinga hasi tukabiganiraho muri comment. Urabona ahantu hari comment, ukomentingeho utubwire nawe ukuntu byumva. Twagiye iya mbere ni yawe. Iya mbere Buri wese yanditse ibye. Sorry. Iya mbere iravuga ngo namwe mutubwire uko mubitekerezaho. Ngo boys will always be boys. Kwa kundi abagabo cyangwa abahungu bahabwaga agaciro mu muco nyafrika, bakora ikintu kavuga ati ni umuhungu yakubita umuntu, nyine bakabaha excuses buri kanya bavuga ngo ni abahungu. Inyama ni iz'abagabo, ibintu byose bizapfa. Ibyo bintu rwose ubu ngubu cyangwa hari imirimo abahungu bagomba gukora, abakobwa bagomba gukora, ngo nta muhungu usasa igitanda. Donc ibintu byose by'icyubahiro byabaga ari iby'abahungu. Ubu ngubu haje uburinganire, haje gufashanya ibintu byose. Musaza wawe mwakora ibintu bimwe. Musaza wawe yakoropa uri guteka, cyangwa agateka uri gukoropa. Mwe murabyumva gute? Cyangwa Agape urabyumva gute? Ngiye kuntu mbyumva nyine nawe ni nkuko nawe ubyumva, ntabwo ni ibintu bitakwiye kubaho. Umuntu yakora ikintu, nk'umugabo yakora ikintu ngo niko abagabo babaye. No, bagomba guhinduka, ntabwo ariko babaye.
ngo niko abagabo bameze Yeah. ngo niko ngo abahungu rero ngo bameze gutya niba ari ikintu cyiza bazakigumane niba ari ikintu kibi bagomba kukireka ntago ariko bameze ni ibintu barahinduka bagomba guhinduka nyine ngo nta muhungu ukora iki ngiki ngo nta muhungu ujya guteka nta mugabo uteka imirimo irafashanwa abantu bakora imirimo yose nta mirimo y'abakobwa cyangwa y'abahungu ikibaho byose umukobwa ashobora kujya kubaka nk'uko umuhungu yabikora ntabwo ibyo bintu rwose kuri jyewe itse no gusa kuri icyo ngicyo uvuze hari akenshi biterwa n'ibintu bitandukanye njye ikintu nemera bitewe n'ingufu z'umuntu imbaraga z'umuntu Yes. akenshi dukunda kubona ko abahungu abagabo aribo bantu bagira imbaraga nyinshi bitewe n'umubiri wabo ukuntu ukoze nyine ukuntu Imana yabaremye Yeah. hari nk'umurimo umukobwa ashobora kudakora bitewe n'ingufu afite hari n'ibyo yakora hari n'ibyo umugabo atakora hari nyine bitewe n'ukuntu bitewe n'imbaraga apana kuvuga ngo abagabo ni abagabo tubazamure hari n'abakobwa bakomeye bashobora gukora imirimo y'abahungu yaba bakomeye umva bakoze umubiri bakomeye ndabazi benshi urumva naho ndabasuhuje turashuje rwose umva yakwikorera ibiri 100 njyewe ikintu imyumvire ntacyemera ndashaka kuyivugaho Imana ifashe nyivugaho neza uko mbyumva ikintu cya body shaming ahangaha twavuga nka kwa kundi abantu bajuje umuntu bitewe n'ukuntu ateye bitewe n'ukuntu angana ese twarizaretse byo kwita ku miterere y'umuntu come on turi muri abantu kugeza no mu miterere yabo kwinjira abantu kugeza ku miterere yabo umva bikwiye guhinduka abanyarwandakazi abadukurikiye abarundi East Africa West Africa ahariho hose ibi bintu muri Afrika tuzabicikeho pe ibintu byo kuvuga ngo hari ni ibintu bya kera umukobwa mwiza n'unanutse umukobwa wambara akaberwa n'unanutse abamanike bashyiraho nabananutse muri make ni nkaho kwerekana ko abantu babyibushye bataberwa nta burenganzira bafite bwo kwambara abantu bashaka aba models batubabarira bashyige bashiramo n'abantu babyibushye ngo umukobwa mwiza ngo nufite mu gituza hato ngo hanini ngo umukobwa mwiza nufite mu nda zero ibyo ninde wabizanye ubundi nta muntu wabizanye ibyo bintu abantu babizanye rwose ntago ni bya kera ngo bikini ngo umukobwa ngo wambara bikini ngo agomba kuba ateye gutya no wenda nibyo akunda hari abantu bakunda kugira inda nini sibyo hari abantu badakunda kunanuka ngo umukobwa mwiza ngo numeze gutya ngo umuhungu mwiza ngo nufite ibituza byo ninde wabizanye umuntu wabizanye ratubeshye ntago bigikora muri iki kinyejana turimo ngo umukobwa agomba kwambara ibi ngo umuhungu agomba kwambara ibi imico igenda iba modified sibyo cyane nk'ukuntu kera bambaraga impuzu right imishanana yaje ejo bundi kubw'abazungu niba ntibeshye nibyo so imico igenda ihinduka bitewe n'ibihe tuba tugezemo ugasanga niba umukobwa yambaye nk'ikintu abantu bagiye bamurangarira bamutera amabuye ngo sister ngo yambaye ibi noneho wagira gutyo wayambara ngo ntago ikubereye ngo wari kuba ngo uteye ibyo bintu ndabyanga niba ushaka kwambara ntimunyumve nabi ngo ndi gukangurira abantu aho ngaho nabwo abantu singiye kuvuga ngo abantu umuntu yambarira imiterere ye uko uteye kose wakambara kandi ukaberwa cyane ntabwo kwambara neza bisaba kuba unanutse cyangwa ubyibushye iyo wimenye ukamenya imyenda ikubereye uko waba ungana kose nemera ko umuntu aberwa kandi imyenda ufilingamo comfortable ushobora kubyuka nk'ubu ngubu niba wumvishe hashyushye ukagira imyenda wambara ijyanye n'ubwo bushyuhe uri kwiyumvamo wowe niba umuntu wabyambaye ari comfortable wowe urinde kugira ngo ujye kumugira inama ngo wikwambara ibi kandi we yumva ko ari ibintu bimubereye icyo kintu uracyumva guteza ngenda cyumva umuntu yimenye amenya aho ari yambare ibintu bijyanye n'umubiri we uko yaba angana kose kuko habaho imyenda ibera abantu banini habaho imyenda ibera abantu batoya ukambara ukaberwa kandi abahungu please abagabo mubaha abakobwa amahoro ku myambarire yabo
mubaha amahoro, ngo umukobwa yambaye iki ngiki mukamubuza amahoro, mumuha amahoro. Note bien, ntabwo abakobwa bambarira abahungu ngo babiyereke. Icyo kintu mugomba kugisobanukirwa. Umukobwa yambara kugira ngo we ase neza, yiyumve neza, aberwe, yikunde. Ntabwo abakobwa abagore twambara ngo kugira ngo abahungu batubone, badukunde, badushime. Iyo myumvire niba uyifite, hindura. Ufite imyumvire ishaje, ntabwo igikora. Twakomeje. Ninde wari wanditse ikindi ni icyanjye. Uva uyu munsi ndaha abantu kuri indi myumvire itagikora kuri njyewe. Shaka no kugira ngo mbwira abantu nayizagira icyo ayitubwiraho. Ya myumvire ivuga ngo mera gutya kugira ngo uzabone umugabo. Murabizi muri sosiyete yacu, amadini, indangagaciro za kinyarwanda, hehe na hehe, dufite ibintu umwana w'umukobwa akura bamubwira. Iga cyane uzabone umugabo. Kora cyane uzabone umugabo. Iga guteka, jya uteka kugira ngo uzatekere umugabo. Cyangwa ugasanga abantu bajija nk'umukobwa. Urikumva? Abantu bakabwira nk'umukobwa ngo impamvu utabona umugabo nuko udasenga. Impamvu utabona umugabo ngo nuko udasenga. Ngo jya usenga, ngo ujye mu rusengero, ngo niho uzabona umugabo. Urikumva? Ngo impamvu utabona umugabo ngo nuko unywa inzoga. Impamvu utabona umugabo ngo nuko witonda cyane, ngo uguma mu rugo. Wose ngo ukuntu ngo wirirwa mu rugo ngo ubona hari umugabo uzagusanga hano. No. Impamvu utabona umugabo nuko wirirwa mu rusengero kukarago. Nibyo ngibyo ngo urasenga cyane ngo abahungu baragutinya. Ubona uri mu rusengero. Iyo mindset irashaje, ikwiye guhinduka. Ngewe inama nagira umukobwa uri nkurikiye hano, nta myitwarire ntibazakubeke. Note bien. Nta myitwarire yo kubona umugabo ibaho. Hari cases menshi njya numva ngo umuntu yari indaya yakundanye n'umupasiteri, sibyo? Ari Imana yamuyoboyeho, ugenda ukundane n'uyu mukobwa umukure mu kabari. Nta wakwitonda, utakwitonda, wavuga menshi, wavuga make, wajya wicara umeze gutya nk'umukobwa. Kuri njyewe nta myitwarire ibaho. Ahubwo be you, umuhungu azagukunda ukuri. Niba uri umukobwa useka cyane, guma wisekere cyane. Hari abahungu badakunda umukobwa witonda. Niba uri umukobwa usenga cyane, hari abahungu bakunda umukobwa usenga, bazagukunda. Niba usinda cyane, hari abahungu bakunda umukobwa unywa inzoga, right? Hari umuhungu utashobora gukundana n'umukobwa uri soba, akuvuga ngiye nkunda umukobwa usabana, usinda, guma ukuri. Kugira ngo utazamwishushanyaho uhora mu bikoni ugira iki, kandi that's not you. Ntago ari wowe. Be you. Izagira icyo bivuga. Nibutse ni akantu nabonye k'umukobwa ntago yari azi guteka, ariko nyine baramubwiye ko umuntu kugira ngo ubone umugabo ugomba kuba uzi guteka ibiryo byose. Afite umutipe ukunda unyine ko umugore ateka. Umuhungu yabazamutse mu cyumba, umukobwa akiruka kuri restaurant akazana ibiryo, akahita bipanga nkaho ari we wabitetse. Umunsi umwe ari kwiruka, umuhungu amufata ari kwinjira mu muryango, ibiryo bihita bimeneka. Ntabwo umuhungu yari azi ko umukobwa akora izo traje zose zo kujya gushaka ibiryo muri restaurant. Kubw'ibyo rero ibigiza no kwamubwira ati sinzi guteka, sinanabikunda, wenda sinzi guteka ariko simbikunda, ariko niba ubikunda wowe wanyigisha, sibyo? Tukafashanya ibintu nk'ibyo. Giye cyo nemera nuko kugira ngo ubone umugabo nta mico runaka umuntu aba afite, ariko nanone mu gihugu dutuyemo umukobwa n'uwiyubaha. Reka nkubwire ukuntu ngiyewe icyo kintu uvuze igihe birambabaza, niyo mpamvu nguciye mu ijambo. Ni ukuvuga ngo munyumve neza,
iyubahe kugira ngo kubera wowe wihesha agaciro, ambara neza wikwize nkawe, not kugira ngo target ari ukubona umugabo wamubona ugacishene. Oya, ntabwo ibyo ngibyo ari byo nari mvuze, navuze mu muco wacu umukobwa ni uwiyubaha. Usibye umukobwa, buri muntu wese agomba kugira indangagaciro. Noneho izo values zawe, hari umuntu muzahuza, ukunda umuntu umeze nk'uko umeze, mugahuza mukakora ubukwe. Nyine ntabwo hari imyitwarire runaka, umuntu agomba kugira indangagaciro ze na kirazira bye bimufasha mu nzira za buri munsi ze zizatuma ahura na wa muntu nawe ufite indangagaciro ze bizahurira ahantu. Ntabwo ari kwitwara gutya kugira ngo uzabone umugabo, oya, ni kubw'inyungu zawe, kwiyubaka wowe, then uwo muzahura muzafashanya kugera kure. You attract who you are. Yes. Niko bavuga. Hari nk'abantu usanga kugira ngo ndashaka umuhungu kubera bya bintu nyine bashyize ngo ndashaka umuhungu cyangwa abahungu, ndashaka umukobwa usenga. Wowe do you pray? Urasenga? Niba ujya mu kabare muzahuzasanga uwo muhurira mu kabare. Ndashaka umukobwa utajya mu bahungu. Wowe nujya mu bakobwa se? Like attracting icyuricyo. Iyo myumvire ngiye izahinduka, abakobwa babaha amahoro bro, mubaha amahoro kabisa. N'abahungu ariko nabo bareke babaha amahoro. Abahungu buri abahungu ibintu bajya bubahwa ibyabo biba byubashye. Niba bari mu kabare baramubwira uzabona uri umugabo uzabona umugore. Abahungu bo ntago society binjira cyane nk'abakobwa, niyo mpamvu nabavuzeho. Okay. Ikindi ni cyande? Ni cyanjye. Kiravuga giti, can a man be your provider? Yupi. Njyewe opinion yanjye iravuga ngo umugabo agomba guprovidingira urugo rwe. Niyo waba ukora, umugore akora murusha amafaranga, ni responsibility z'umugabo guprovidingira urugo rwe, famiye ye, umugore we, utiteye ku kindi kintu. Ni inshingano zawe kandi nawe ukora cyane rwose. Niyo waba ukora, amafaranga y'umugabo agomba kuza covering ibibazo byo mu rugo, n'umugore wawe arimo n'abana. Then ayo umugore kanyabi nabicika atadusobanuriye neza. Kuri wowe wumva amafaranga, okay, dutanga ingero ebyiri. Umugabo arakora n'umugore arakora, mwese mukora amafaranga ahagije pe, sibyo? Aha nibyo turi kuvuga. Noneho wowe ku giti cyawe wumva ko umugabo niwe ugomba guprovidingira urugo rwe, n'inshingano ze guprovidingira urugo rwe byose. Yego. Uwo mafaranga y'umugore akajya amafaranga y'umugore azajya atanga amagift muri urwo rugo. Mbese ntibakayabare. Umugabo ntakayabare, ntakanayatekereza. Niba mwese mwihagije, ariko hari amakamwe biba nyine muba muri gushakashakisha. Iyo mushakisha nyine birumvikana. Nyine mwese mugomba gufashanya. Simvuze ko mutafashanya, murafashanya, ariko inshingano za mbere wowe icyo uvuga inshingano n'iz'umugabo. Umugabo niwe ugomba gutunga urugo cyane, akakugurira inkweto, isutiya, amaherena, byose. Navuze urugo. Iyo amafaranga y'umugore arajya muri accessoires z'umugore, yewe n'iz'umugabo. Hari ibintu abagabo batibuka, hari utuntu tuba twashize mu nzu abagabo batakwibuka, sibyo? Ni ya mafaranga y'umugore abikora. Ariko in general kuvuga ngo stock y'ukwezi, minervale z'abantu, byose bigomba kuva amafaranga y'umugabo. Byose. Wow. I love people. Abagabo mugira icyo mukomentinga hano hantu. Umva iki kiganiro ashaka ko muzagisharinga abantu benshi bakakibona, kugira ngo abantu kumva imyumvire y'abantu, n'abantu bagira ikintu batekereza ku bintu. Buriya ibi biganiro nabyo bimaze ni ukugira ngo abantu
batekereza. Hari ibintu abantu batitaho ariko iyo ucyumvishe nk'ahantu ukagitekereza ko baswe ibintu ari byo cyangwa uswe ibintu atari byo gutyo. Rero kuri we yumva reka ngiye nifate. Bro, umugabo agomba gufata responsibilities uva urugo akarugira gutya. Urubo wowe ugacopinga mani tu. Cyane. Ariko disi iyo umugabo kuri njyewe iyo umugabo umurusha ubushobozi ko bijya bibaho ko nko mu rugo usanga bitewe na situation murimo umugore arusha umugabo ubushobozi. Icyo gihe umugore arusha umugabo ubushobozi urumva nawe nyine nta choice ufite. Nyine icyo gihe ni ibibazo rimwe na rimwe kuko n'Imana irema umugabo yamubwiye ko ni umutwe. Aha handi ni umugore n'abana tuvuge. Uyu mutwe ugomba gukora cyane ariko utikoresheje kugira ngo yifatire. Uwo umutwe urwaye ntabwo ntukora iki. Wa mugabo rero barusha amafaranga ni nk'umutwe urwaye. Aba yararembye. Hari umuntu wambwiye Imana nidufashe abagabo bakomeze kuzamuka kugira ngo kuri Imana ibazamure ibageze mu nzego ibageze. Hari umugabo wambwiye ngo ubundi umugabo ntaba agomba kubura amafaranga. Iyo umugabo abuze amafaranga nta nubwo aba agomba kuyabura ko iyo yabuze ni agahinda gakomeye cyane ari mu bintu bitabaho. Nta nubwo asinzira. Imana abagabo muri turabashuhuje ni ukuri Imana ibibuka ibaha ibyiza byose. Twakomeje. Ikindi ni iki ndabona ari icyawe. Ikindi kiravuga giti murabyumva gute ko umuntu ukora ari abantu bakora muri office gusa, abantu bakora mu mabanki, bakora muri biro runaka nyine bafite adresse runaka, cyangwa hari umuntu ushobora kuba afite ama business atajya mu kazi akirirwa nk'uku nguku twicaye hano turi mu kazi, ariko hari abantu badashaka kwemera ko ari akazi. Mwebwe murabyumva gute? Nkanjye urugero mfite business nkorera ahantu hariho hose, ariko abantu ntabwo bajye bapfa kubyumva kubera ko ntabyutse ngenda mu gitondo ngiye ku kazi ibiki byose. Murabyumva gute mwebwe? Ikintu uko ngiye mbyumva nanjye numva ko isi yarahindutse. First of all, isi yarahindutse. Isi tubamo yarahindutse. Hari ibintu byinshi n'uburyo bwinshi umuntu ashobora gukora, ibintu umuntu ashobora gukora akabona amafaranga. Hari amafaranga, hari igihe abantu bazi ko kamvuga ibindi. Hari abantu azi yuko umuntu ukora, umuntu umeze neza ashobora kubukora muri banki uri broke. Cyane abantu bambaye amasuta. King of brokenness. Ushobora kuba ubyuka mu gitondo ukajya gutonda urumva ahantu kandi uri broke. Rero ikintu abantu bagomba kumva yuko isi yarahindutse. Abantu hari uburyo bwinshi bwo gukora amafaranga. Isi yabaye digital. Nk'ibi ushobora kumbona ahangaha cyangwa ukabona nk'umuntu kuri YouTube irirwa yavuze my channel, YouTube channel, ukavuga ngo yabuze icyo akora. Bro, ntabwo yabuze icyo akora. He's making money. Kumva hari abantu batazi ko YouTube ihemba. Mugende mukore research murumirwa. Hari abantu babyuka saa 4 z'amanywa. Ushaka kumubona gutya byutse saa 4 ukagira ngo nimbura mukora. Ari gukorera amafaranga. Isi yabaye mo digital kurenza kugenda. Ibintu byose byabaye online. Umuntu ashobora kwicara hano afite agatelefone cye cyangwa computer ari ku kazi ari gukorera amafaranga. Wowe urahuzi ko abagiye aribo bafite akazi. Ugasuzugura umuntu wiyambariye kabutura na kambambiri yicaye imbere ya laptop ye ngo ari broke. Cyangwa ukabona nk'umuntu yibyukira saa 5 naguze ukuntu yinjiza. Hari abantu bakora nijoro kandi agakorera mu rugo nijoro. Hari abantu bakora ku manywa, cyangwa ugahura n'umuntu nko kuwa mbere yambariye sandale ukavuga ngo uyu muntu bite nimbura mukoro. Umva naguze ukuntu konte yihagana. Naguze ukuntu konte yifashe. Abantu barakize. Urukumva? Hari n'ikindi kintu nabwira ababyeyi ndabashuje ababyeyi bo muri mwese. Twakuze batubwira ngo kora iki uzi kugira ngo uzabiki. Ubu ngubu
byo nababwiraga na dreams z'abana zigapfa kubera kubigisha matematike biochimie bavuga ko ari bwo buzima. Hari igihe nk'umubyeyi abona nk'umwana avuye muri secondaire ahise wenda arangije nka kaminuza cyangwa agize iki ahise yigira nko mu mwuga w'ubu DJ mu byakirirwa arira ngo umwana yananiwe. No, ari gukorera amafaranga. Haga ubu abantu bose bazajya muri aya ma companies azwi. No, abantu ni benshi kurenza izo companies. Yego, abantu benshi. Dutekereze cyane kurenza ibyo bintu. Urumva ugasanga umuntu hari abantu benshi bari mu tuzi dutandukanye kandi batabona amafaranga nk'ay'uwo mwana uri kwihigira. Uri kwihigira akaba ababyeyi bakamubona nk'igihombo. Wenda nyuma ngahombeye ababyeyi. Wenda nyuma yababona yiteje imbere bakavuga gusko bya bintu ari bizima di. Ibintu nk'ibyo so ni ibintu twakomeje. Icya gatandatu ni icyanjye ngo self care ntago ikostinga buri gihe amafaranga. Kuntu ushobora kwiyitaho self care ahangaha tuvuga no kwita ku mubiri wawe, kwita kuri soul yawe, kwita kuri wowe imbere no hanze. Hari abantu benshi bumva ko iyo uvuze self care yumva kujya muri spa, dépense 100,000 akajya mu bintu byo bishimisha. Ni byiza ubishoboye ariko buri gihe ntago ari byo wavuga ngo nicyo kintu cyaguha amafaranga. Twavuze amafaranga turakada. Ntabwo ari cyo kintu kwishyura kugira ngo umererwe neza muri wowe. Ushobora nk'ubu ngubu ubyutse nka mu gitondo cyangwa nimugoroba, hari uburyo bwinshi cyane bwo kwiyitaho. Hari ukwita ku mubiri wawe, gukora siporo. Hari abantu azi ko gukora siporo ari ukujya gym, akakubwira ngo ntago nakwafodinga kujya muri gym. Ntabwo gym ariho honyine ugororera umubiri wawe. Ushobora kwiruka, ushobora gukora marche, ushobora gukora stretching hano mu rugo. Yes, ushobora gukora exercice mu rugo. Hari uburyo bwinshi bwo kwiyitaho. Ushobora gukora meditation, ushobora kunywa kafe. Ntago kafe ari ngombwa kujya ngo muri restaurant. Ushobora kwicara ahantu ku ibaraza ryawe ukinywera kafe ku kagoroba cyangwa mu gitondo, cyangwa ukanywa amazi ukarelaxa, ukagira iki. Ntabwo buri gihe self care ihenze nk'uko abantu babitekereza. Hari n'abantu akubwira ngo njyewe uruhu rwanjye rwazanye ibiheri kubera yuko ntashobora kubona aya mavuta ahenze, aya mamasike bakora reka n'ibyo abakire, ngo ntago nakwiyitaho. Kandi mu rugo iwe hari inyanya, hari karoti, ararya nyine. Ariko ushobora gufata, hari masike ziri naturel ari nazo nkunda gukora akenshi njyewe no kuri muze kujya kuri icano yanjye murabibona. Ufata urunyanya ukarwisiga, ukisiga ubuki, ukisiga. Ntago buri gihe self care abantu ukuntu bayumva ariko igomba kubiri ariko iri. Ushobora kwiyitaho cyane kandi udaspendinga. Ugasanga umuntu afite umwuka mubi ariko atazi, avuga ngo nta mafaranga ya deodorant afite cyangwa iki. Ushobora gufata inyanya ugakuba mu kwaha ugakomeza ubuzima. Cyangwa indimu uvuze inyanya. Yavuze indimu, ushatse kuvuga indimu. Ushatse kuvuga indimu. Gufata indimu igakuba mu kwaha. Indimu ikuramo umwuka mubi mu kwaha cyane pe. Ntabwo bisaba amafaranga menshi. Twakomeje ngo ni yawe. Nayivuze. Shawa yivuze ko wari wayanditse. Ni yawe. Nayivuze. Ngiye kuvuga iyindi. Okay, reka dusimburane iyi ngiyi nari ngiye kuvuga. Ngo oya nibyo. Ni yawe. Oya iyi ngiyi ntayivuze. Iyi ya karindwi ndayisimbutse. Ariko nyivugeho. Umutekano wanjye ndayisimbutse. Sibyo. Hari abantu bazi yuko happiness cyangwa ibyishimo bibonerwa muri romantic relationship. Siko wari wavuze. Hari abantu bazi yuko kugira ngo umuntu yishime ariko aba agomba kuba afite partner mu buzima bwe, nyine afite umuntu bakunda, afite urukundo mu buzima bwe, afite umuhungu bakundana, umukobwa bakundana, ariho ibyishimo bizingiye nyine ku buzima bwe. Si cyo kintu?
gira icyo bivuga urabivuga iki ngewe I had to be single umva ngewe nanga kuba single mu buzima bwanjye ngewe mbaye single I get depressed ngenda deprime nimunyumve nabi reka mbisobanure dore ko abantu basigaye bumvirana ngewe iyo ndi single ko ubu ngubu I'm not single I'm married and I'm happy iyo ndi single mu myaka yashize njye ntabwo nkunda kuba single iyo ndi single nyine ubaho mu buzima bwawe nta muntu ugukunda nta bantu bakwitayeho nta muntu uguhamagara njye iyo ndi single ntabwo mbikunda sinkunda kuba single sinkunda kuba single njye icyo nabivugaho ndi marié ariko ku bantu batari marié babanze bashakishe umunezero wabo ntabwo bisaba ko umuntu aba muri relationship kugira ngo anezerwe wowe ubwawe iyo umaze kwimenya wisobanukiwe umenya ikinshimisha ni iki ikimbabaza ni iki undi muntu azaza nka added value kandi hari abantu banga kuba single abo bantu baba batazi ikibanezeza nabo bafite ikibazo bafite ahantu bahungira aba yishimye ariko adafite umunezero wuzuye agahinda ke akakihisha akagatwikira kuri uwo muntu azi ko ari bumuheshe happiness cyane ugatwikira ngo iminsi 10 ntabwo ugomba gutwikira ngo iminsi 10 ntabwo oya ugomba kunezero ukamenya ibikunezeza ukamenya ibigushimisha ubundi muntu nazaza uzaba wiyizi si ngombwa ko ushaka ibikunezeza mu wundi muntu meanwhile hagati aho bikagenda ukishima man hano hari ibintu byinshi bishimisha abantu batazi ubwo ntabwo wiyizi ntabwo urisobanukirwa ntabwo wiyizi namwe mutubwire abantu muri kudukurikira ubundi happiness by definition mu buryo bwinshi happiness abantu birirwa bavuga happiness ni ikintu kiri vast muri buri aspect y'ubuzima bw'umuntu ubonamo ikintu kigushimisha iyo umuntu avuze ngo I'm happy ni ibintu byinshi nyine umuntu agenderaho ariko nkanjye ukuntu mbyumva ntabwo shatse kuvuga yuko umuntu ataba happy ari single ariko njye ndi kuvuga ku giti cyanjye iyo ndi single mba I live a boring life ukaganira na family ukaganira n'inshuti zawe ntabwo bisaba romantic relationship kugira ngo ube happy. You have friends, you have family, you siblings, bose mwafatanya mukishima. Kuki ujye gushakira happiness mu wundi muntu nazo ari. Imana yarashyize abantu ngo bashimisha abandi, banezezanya abandi. Nyine batubwira ukuntu babyumva. Murabyumva gute ko ahangaha kabisa? Igikurikiye ni ikivuge ko igikurikiye kiravuga ngo eske murabona ko abantu bajya muri therapy abantu bashaka abantu babafasha nyine kuganira counseling ari abasazi murabivuga iki mwebwe abantu bacu abantu cyangwa ngereka ngiye icyo abantu nawe urabivuga he kandi icyo nyivugaho abantu benshi ngo bazi ngo therapy is for mad people iyo umuntu akubwiye nk'umuntu iyo nk'ubu ngubu nifashe nkagenda nkahana indera ku bitaro ngiye kuganira mfite ibibazo mfite depression nyine ntameze neza nkeneye therapy nyene umuntu bahita bavuga ngo najya kugerayo nsanga message zuzuye ahantu hose abantu bandikirana tagape yasaze duhindera bamuzanye mu modoka indera yasaze iyo ni kandi nijyanye iyo myumvire igomba guhinduka ntago therapy ari y'abasazi ni y'umuntu wese wumva hari ikintu kitagenda mu buzima bwe akeneye ubufasha akeneye gufashwa kuganirizwa hari igihe uba ufite ikintu utaganiriza umuvandimwe utaganiriza umubyeyi ariko hari abantu babyigiye bafite ubumenyi mwaganira ugataha waruhutse ntabwo bisaba ko umuntu ugenda muri counseling muri therapy aba ari umurwayi bihinduke uravuga iki ku couple sasa akora therapy ni byiza cyane aba yasenyutse no ibyo ngibyo ikintu nabivugaho urumva hari uburyo muba mutisanzuye nko ku bantu
tuvuge muri couple yemerwa mu mujyi couple goals abantu bose abemera ndashaka kumera nk'iyi couple nyamara mwebwe hagati yanyu mufite ibibazo hari ibintu mutumvikanaho mbese mubona couple yanyu iri mu marembera igiye kurangira mukavuga aho kugira twiteze nk'abantu cyangwa tujye muri famiye yawe babogamire wowe cyangwa mu yanjye bambogamire tujye ahantu hari neutre ku muntu wabyigiye ku muntu ufite ubumenyi ku muntu ushobora kutwumva twembi nta hantu abogamye adufashe atugire inama ho kugira ngo mugende kuri njyewe ho kugira ngo mwitabaze imiryango ahubwo mwakitabaza umuntu uri professional akabaganiriza. Wumva ko umuntu yagenda muri therapy ariko yagize ibibazo cyangwa even before marriage njye ni nako mbyumva umuntu agomba kujya muri therapy mbere ya mariage akabanza akanakira hari abantu bakira situation nyuma tuvuge ujya kuba marié uzi kuri ready kandi utari ready ukeneye kuganirizwa ukeneye nyine guhabwa ubumenyi burushijeho noneho wanagira partner mukaba mufite umuntu wanyu baganiriza mukaba mufite umuntu wanyu mubwira ibintu muri mariage urumva mwagirana ikibazo mugashaka ubufasha gutyo kugira ngo kuko akenshi abantu bajya kwitabaza ubufasha ibintu byaragiye bageze kuri divorce batandukanye. So abantu batubabarire ntibakajye babona abantu bagiye mu materapi cyangwa amakouple yagiye mu materapi ngo bumve ko urwo rugo rwasenyutse bishyize hanze. Abantu barabikeneye, twese turabikeneye, dukeneye terapi, dukeneye umuntu wo kutuganiriza, hari abantu babyigiye tubasange ntabwo turabasazi. Niki ni cyawe gikurikira ko ndi buvuge cyane nkoresheje akazi ni cyawe unzanye naje kukubyaza umusaruro cyane dukomeze. Murabyumva gute ku bantu babona abantu bafite dreadlocks bakavuga ko looks yabo ni amabandi ni abanywarumogi ni abavoyu ukumva ugatangira guhisha utuntu twari twose nta wamenye ibyo ari butahane telefone ukayicarana gutya tu yavugisha umwana agatwanga amwigishije urumogi. Iyo myumvire yararangiye uni style nk'ibindi byose niko ngiye mbyumva ntabwo irarangira kubera yuko hari ahantu henshi ngende kuvuga imyumvire nta kifata muri 2020 kundi gusubira inyuma muri 2020 iyo myumvire ntabwo ikimfata hari nk'abantu hari nk'ubu ngubu hari akazi hari utuzi twinshi utabona ufite dreadlocks hari no ku bakobwa yaba uri umukobwa yaba uri umuhungu hari utuzi utabona abantu wabona nk'umubyeyi yabona uje nko kumupresenta nka boyfriend wawe afite baba we yananiranye agapazanye umujura ni imyumvire hari ababishyiraho atari style ari ukwiganana ariko hari n'abandi nyine ayishyiraho akugange niyo ni style yanjye ndayikunda nyine nikomeze sibyo hari nimi nk'ubu baba we urabona ukuntu umeze African hairstyle African woman nk'ubu ngubu hari ahantu utajya cyane rwose utajya bakambwira ngo mfite ucuruza ubugoro curuza urumogi rwa kinyafurika. Ibi myumvire igomba guhinduka abantu bagomba kunomaliza ko buri muntu agira style ye niba uri umuhungu ukunda pink nyine buri muntu agira style y'umuntu ntabwo idefinise uwo ari we ari nk'ahantu gusa ahantu hose hagira amategeko yaho niba amategeko yo muri company runaka atemera dreadlocks kandi ukaba dream yawe ari ukukora aho hantu ugomba kuyikata ukabyubaka ko nyine ni buri hantu hagira ibyaho ariko normalement imisatsi look y'umuntu ntabwo idefinise uwo muntu uwo ari we ntabwo kuba ameze gutya byavuga ngo ncuruza udutaro no gucuruza udutaro gucuruza agataro it's a job nyine ndi kuvuga umuntu twahura mu muhanda akankubita akanjugunya agira ngo nta kintu nshinzwe kubera imisatsi yanjye no please this is an African style and I'm an African woman so hari nk'ahantu
ujya nko mu bintu biri professional amanama iki bakakubwira ngo iyo misatsi yawe naturelle ngo biki cyangwa abageni nk'ubu nyange ukaba gushiraho ama plante produit cyangwa ukabona nkanjye njya gukora ubukwe barambwiraga ngo isi iyo misatsi yawe naturelle uzayikorana ubukwe ngo defriza kuri ninde wabizanye ko umugeni agomba kudefriza kwinjirira abantu ubu twumva ko kuba naturelle bitari byiza nta iyo ihinduke iyo myumvire ihinduke twakomeje bisigaye byose n'ibyabaga ngo you miss out if you don't take that once in a lifetime opportunity iki kintu kanyivugeho urabona ukuntu bavuga ngo habaho aza rimwe mu buzima ngo once in a lifetime urumva iki kintu nge ntago nyemera ntago amahirwe wowe udukurikiye ntago amahirwe aza rimwe mu buzima ibi ni ibyanjye ntabwo amahirwe aza rimwe mu buzima habaho amahirwe ya mbere aya kabiri aya gatatu n'amahirwe y'ijana baho ntibazakubeshye ngo urafeyini bakakubwira ngo iki kintu nikigucika ngo umva ngo amahirwe aza rimwe ngo uraho no reka nsobanura iki ngiye ukuntu nyumva ni ukuvuga ngo buri etape y'ubuzima umuntu agezemo igira amahirwe yayo niko ngiye mbyumva buri myaka ugezemo igira opportunité zayo ushobora kuba urangije uri nk'umwana muri secondaire amahirwe muri ako kanya ufite ari ayo kuba wakora ikizamini cya secondaire ukarangiza ukaburangije secondaire niyo mahirwe muri ako kanya urimo kubona ariko ntabwo bivuze yuko ariyo mahirwe y'ubuzima bwawe hari n'andi mahirwe azaza kuri 25 hari andi mahirwe azaza kuri 30 ntabwo opportunity doesn't come once in a lifetime no ubisobanuye neza ko buri etape igira amahirwe yayo nkeka umuntu wavuze ibyo bintu yarashatse kuvuga iyo umisinze iyo opportunity y'uwo mwanya ntabwo bongera kuyibona kongera kuzayibona biragusaba gusibira ushobora kubona indi y'ubundi nge yina ukuntu aho ngaho babivuga nkaho ubuzima byarangiye oya ntabwo ubuzima bwa bwarangiye kuko mu buzima habaho second chance urumva ariko hari igihe ugomba kuba maso ya chance runaka uyicitswe opportunity runaka imana ibigufungurira umuryango gutya uyimisinze ntago ari ubuzima bwawe baburangiye ubu misinze iyo opportunity ari kukugeza ku kindi kintu ariko ushobora kuwimisinga ubwo niba ari iyawe ugaca ahandi tugomba kuba maso hano hanze ibintu birakaze ntabwo bikuraho kuba maso nyine umuntu agomba kureba kuba ukicara ucungana n'ikintu yego kiragucika ariko turi ku isi Imana niyo tuyobora kandi Imana inigira urukundo n'impuhwe zayo ikaducishira izindi nzira ntibivuze ko uba wahombye ikintu ngiye ukuntu mbyumva kuri aho ngaho ni hari icyo kintu abantu babaye bacyumva nk'uko ubyumva byaba ari byiza cyane kuko ukinsobanuriye neza uranankumvisinze ariko hari abantu akora nk'ikintu tuvuga shaka nka business runaka ukayinvestingamo igashya bibaho ugahita uvuga ati mu buzima amahirwe ararangiye kambayeho birarangiye nge ni nk'ibyo mvuga ikintu ngiye mu buzima bwanjye iyo nkoze ikintu kikamfana ndarira iryo joro nkahita mu gitondo mbyuka mitangira gutya nkabyuka nkavuga ntangiye ibintu bishyashya aho ngaho kabisa twakabaye maso ducungana n'akantu ntikaducika yes yego kagucitse ntago isi hiye byuka komeza ariko nyine ntibitume twicara ngo ikindi ngo looking rich doesn't mean you're happy iki kintu reka ngisobanure abantu benshi se ngisobanure gute urumva ukuntu umuntu asa kenshi abantu bahita babona yuko uri umukire cyangwa uri umukene ukuntu ushobora no kuba ufite look ikiza uri umukene cyane sibyo ushobora kugenda ahantu ukambara neza ugasa neza kandi mu mufuka nta n'ijana ufite hari n'abandi bantu muhura mu muhanda ukaba wana umva utanamunyweraho amazi ariko
ufite amafaranga menshi cyane utazi. So look y'umuntu nikaguskaminge ugire ngo yageze yajya kandi umva ntahabaragera nta niyo azakubeshya. Ukabona nk'umuntu kuri Instagram cyangwa ukabona abantu ba star bameze neza ukavuga ugira ngo bahora bishimye umva imitima yaraboze. Uko baryama barira batitira bibaza se turapfuye burakeye cyangwa na amadeni bafashe kugira ngo base uko basonguko. So look y'abantu nikajya guskaminga ntago uko umuntu asa ari cyo cyerekana ko ari umukire yageze yajya. Ukagenda ukabona kuri WhatsApp ukareba status z'abantu kararurira ngo ntusa n'akana ngo reba ukuntu kana kashangwa ngo reba ukuntu umva ngo barakize bakira hehe barakennye niki kikubwira ko kubacira urubanza niki kikubwira ko bakennye. hari abakize koko biri real hari abise biri real akiyushishoje neza umenya kubitandukanya. Umuntu uri real ntabwo awushyiramo imbaraga nyinshi ukajya kwifotoreza kesi hariya ni Kigali Height umuntu akagira ngo ni inzu ye ikajya ni inzu ye. Hari iyo bicengeyemo neza ubona haba scammer uramumenya urabibona ko ari guskaminga rwose ukabona ntaho yageze mu buzima bwe ariko after look iri rich. So don't be fooled. Icyanyuma ni icyanjye mumbabarira iki kintu tukiganire neza. Murabyumva gute mwebwe? Umuntu mwiza n'uw'inzobe gusa? Umuntu umukobwa umuhungu umuntu mwiza muri rusange? Jewe ndarambiwe no kumva ko abantu twishyizemo ko abantu beza ni abantu b'inzobe nibo bakeye nibo bacya nibo kandi nyamara ariko ibyo bikanica abantu. Byatumye abantu bashaka guhindura uko basa kubera imitekerereze yo kumva ko niba utari inzobe nta bwiza ufite. Ntabwo mubona ko abantu b'igikara abantu ba shokora ari beza cyane ariko kurenza abantu b'inzobe ni beza bro ni beza. Umuntu w'igikara umuntu uko agiye mbyumva kandi ndakeka ari byo ariko kuri black is beauty. Umuntu w'igikara aba afite ubwiza bwa bundi wicara ukamureba uyu muntu afite amaso meza uyu muntu aseka neza uyu muntu afite umubiri mwiza uyu muntu arasa neza nta n'umuntu w'inzobe ari priceless n'ukuri abantu b'igikara. Umuntu w'inzobe niyo atakarabye utabimenya. Uyabona babandi nyine n'abaskama acaho ukareba ukavuga ngo dore umuntu mwiza bigahita birangira. Babakobwa b'inzobe cyane pani inzobe nk'iyanjye umukobwa w'inzobe babakobwa b'inzobe agucaho uziko ureba ubwiza bw'abantu b'igikara. Umuntu w'igikara ashobora kubyuka akavuga ngo uyu munsi ndashaka kuba inzobe ngo akarabe cyane iki baracya. Umuntu w'igikara ashaka kubyuka uyu munsi akavuga ati ndashaka kuba inzobe akagenda za mukorogo zirahari akababaye inzobe. Ariko umuntu w'inzobe ntashobora kubona ikintu cyatuma agira ya kala y'umukara nziza ko ayishaka yikise kandi ari n'ubwiza buri hafi. Abakobwa b'inzobe turabashubuje ngensoje abakobwa b'ibikara aho muri intwari kandi muri beza aho muva mukagera aho tuva tukagera turi beza. Abakobwa b'inzobe akuze umukobwa w'inzobe turajya kumureba nyuma. Abakobwa b'inzobe ngiye mbona ari beza ariko n'ab'ibikara mbona ari beza. Ari beza umukobwa w'igikara nyine ubona nyine ari umukobwa mwiza byose. Jya kumuturebera umwana. Abakobwa b'inzobe ndabashuje abakobwa b'igikara mwese muri beza ntibazabashuke muri beza cyane. Umuntu wese ukwasa bari mwiza. Turabashimiye mwese mwadukurikiye akabebe kacu kaje. Turabashuje mwese aho muri abashyashya subscribe like comment share mwese turabakunda cyane. Bye.